none twongeye twagarutse nabonye baranje yararwaye imbaraga sa nararangiye kubikoresha maze guhura na Yesu aranduhura amara inyota nguramo za nikotina nizuza umwuka wera tumukomera amashyi. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimye cyane. Zamura ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Kandi duhana umugisha mwinshi dusoma ijambo ry'Imana ryateguwe nk'isanganyamatsiko cyangwa ijambo turi kugendera muri iki giterane. Matayo 11:28 tuhagere vuba vuba afite birimeze nk'anyene ku rupapuro rwa 12 n'isezerano rishya. Dusoma ijambo ry'Imana Matayo 11:28. Reka dusome ndumva twahageze. Haranditse ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Imana idufashe cyane. Reka nongere subiremo Matayo igice cyawo cya 11:28. Ni amagambo Yesu yavuze ubwe ku giti cye. Arahagarara aratangaza aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Imana idufashe cyane. Amen. Reka twongere tuvuga amazina yacu. Ni umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Njyewe nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa na se. Abana banjye turasanga utapase Imana ari gupangira ntukabarye mwami. Uri mesetse ariko haleluya. Nishimye twaherukaga n'umwaka washize mbere ya corona mu gitaramo nk'iki ngiki. None twongeye twagarutse nabonye baranje yararwaye imbaraga sa nararangiye kubikoresha. Bamamagaye rero barandarika no mugatega n'inshuti zanjye ngo nze mbaho ubuhamya. Ntabwo ndi bwinjira mu mwanya wo kwigisha, ndabaho ubuhamya. Ni igitane cyo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango. Rero ntabwo ubuhamya atari uko nabyize ko ibiyobyabwenge ari bibi, ahubwo mbutanga nk'umuntu wabikoresheje. Narikubise ibikoresho nabifashe byose, ariko maze guhura na Yesu. Maze guhura na Yesu aranduhura amara inyota nguramo za nikotina nizuza umwuka wera tumukomera amashyi. Mpora mvuga n'ejo nzavuga n'ejo kundi ndwanaho rero.